nshuti mujya mudukurikirana mumeze mute? Mumeze neza? Imana ishimwe ubwo mumeze neza. Yandaje rero nje kubabwira ikindi kiganiro cyiza kimeze neza. Umuntu yari arimo agenda, njya mbabwira ari mu rugendo ari kugenda, ariko ageze imbere ahura n'umugabo witwa Yesu. Ndaje rero nje kubabwira inkuru zisekeje, inkuru zirimo ibiganiro, inkuru zimeze neza. Murakomeye, mumeze neza? Nari maze iminsi ntababwira ukuntu ibihe bimeze muri iyi minsi. Uyu ni umunsi w'icyumweru, ndavuga umunsi wo kujya gusenga ku bakristo. Bavandimwe nshuti mujya mukurikirana urubuga Isaha Yesu, mumeze neza? Murashima Imana? Mumeze neza mu mitima yanyu? Imana ishimwe ubwo muri bazima, turabakunda. Reka manze ndirimbe, noneho nimara kubaririmbira aka karirimbo ubundi mbabwire ikiganiro kinzanye. Imana ni umubyeyi, Imana ni umubyeyi, iragahoraho igiturinda uko bukeye nuko bwije. Imana we, Imana ni umubyeyi, Imana ni umubyeyi, Imana ni umubyeyi. Haleluya Jesus. Ntangiye ndirimba ngo Imana ni umubyeyi, niyo itubeshejeho, niyo ituma tugira ubuzima bwiza. Ndavuga ubuzima bwa none bujyanye na kino gihe. Murabona ko nje gukorera ikiganiro ahantu heza hari uturabyo twiza. Yego, anja nshishikariza abantu b'abakristo nkababwira ngo mbere ya byose mugomba kubanza gutunga indabo. Indabo ni nziza, indabo zituma urugo rugaragara neza, indabo ni umugisha, indabo zibamo marayika. Nkuko mujya mubona ibiganiro byanjye kenshi na kenshi njya nkunda gushyiraho mu ndabo, mukabona ndi mu ndabo cyane ko indabo ndazikunda nanjye, kuko indabo zisobanura ibintu byiza, zirahumura. Mumeze mute? Mumeze neza? Ubu rero tuje ahangaha tuje kubabwira ikiganiro kivuga giti Imana ikeneye ko ugira neza, Imana ikeneye ko witanga, Imana ikeneye gusura abantu babaye, Imana iragukeneye. Nkuko twatangiye tuvuga ngo Imana ni umubyeyi, Imana ituma umuntu abaho, Imana ituma umuntu akomera, agakomera nk'urutare. Haleluya, ndabakunda nshuti mukurikirana urubuga Isaha Yesu, mumeze mute? Rero abantu benshi bagiye bakurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ese weho ni iyihe nkunga uri kugaragaza? Ni iyihe nkunga uri gukora muri ibi biganiro byacu tugenda dushyiraho? Twagiye tubabwira ko dukeneye kamera, tukababwira ko dukeneye ibindi byuma bigiye bitandukanye. Ubu turabikeneye bavandimwe nshuti mujya mudukurikirana. Mumeze neza? Mutangiye icyumweru rwose muri bazima, muhumeka umwuka w'abazima. Ndavuga nte mujye musengera abantu babaye bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Turi kugenda tubona ko hagiye hatera indwara z'ibyorezo, indwara zirimo uburwayi. Ukabona umuntu amaguru arabyimbye, ukabona ukuboko kurabyimbye, ukabona mu nda wapi. Ubu rero tuzanye ikiganiro kivuga ngo bariya abantu ni ukuzajya murabafasha mukabasura. Buriya Imana yacu iraduhetse ku mugongo, ntacyo tuzabura tuyizeye. Yego, buriya rero reka mbabwire, imirimo umuntu akora akiri muri iyi si niyo izamuherekeza. Njya mbabwira, umuntu yari arimo agenda azamuka urugendo rurerure, maze kuzamuka urugendo rurerure aragenda agera ku musozi, maze amaze kugera ku musozi asubiza amaso hasi, aravuga ati Imana n'abari mu kabande uzabazamure bagere ku musozi. Turabakunda. Buriya rero reka mbabwire, ibi biganiro tujya tuzana buriya hari impamvu tubizana. Abavandimwe mujye mudushyigikira rwose, tuzamuke, tumenyekane, abantu benshi badukunda. Ese wewe uradukunda? Yego, niba udukunda Imana ijya iguha umugisha, niba udukunda Imana ijya ikugirira neza. Yego, topiki y'ikiganiro rero narinzanye muri iki gitondo cy'icyumweru, narinzanye ikiganiro kivuga giti mu kubaho kwawe ukizera Imana kandi kwibuka kujya ujya gusenga. Yego, abantu benshi muri iyi minsi kwiyiriza byarabananiye, aho ubona umuntu atagishobora kwiyiriza, ngo amasengesho y'umunsi umwe ntiyayashobora, ngo amasengesho y'ibiri ntiyayashobora. Kandi kera abantu bafataga n'ay'icyumweru ndetse n'ay'iminsi itandatu. Ndavuga icyo cyumweru ni iminsi itandatu, cyangwa se akaba yanarenza akagera no mu minsi 15 agifunze ariko ntagire icyaba. Ese wibuka gufunga kugira ngo usengere ubuzima bwawe? Ndavuga ugafata ibihe, tora ibihe, tora ibihe, tora ibihe,
biratwegereye. Yego, buriya ndaririmbye ngo dore ibihe biratwegereye. Buriya muvandimwe, hari abantu benshi twagiye tubura nk'inshuti zacu, kumva nk'inshuti yacu ngo yagiye, ndavuga yapfuye ikaba itakiriho. Ubu rero bavandimwe, ibihe tugomba kuba turimo twakagombye kujya tubisengera. Mu gihe ubona waramutse ufite imbaraga ugasenga ukavuga ati Imana uzandengere no muri ibi bihe birigoye biri imbere, uzabane nanjye. Imana izajya ikurengera, Imana izajya igendana nawe, Imana izajya igukomeza, Imana izajya yambika kwifuza kwawe, Imana izajya ihaza kwifuza kwawe. Haleluya. Ubu rero nari nzindukiye hanje kukubwira ngo dore ibihe biratwegereye bavandimwe, dore ibihe bijyanye no gusenga biratwegereye. Ni ukuvuga ngo wakagombye gusenga, ugashaka imirimo akaba ari izaguherekeza, ukabwira abantu ko Yesu agira neza, ukabwira abantu ko tubayeho kubwo gusenga. Buriya hari abantu benshi bajya badusengera mukabona turiho, ariko bari abantu baba batakaje ibyo bihe, aribo biyiriza bagafata ayo masengesho 2-3 bakavuga ati reka dusengera abantu bacu, tugasengera abari mu Rwanda, tugasengera abari mu mahanga, tugasengera abantu bagiye batandukanye. No kuri urubuga Yesu impamvu tujya tuzanaho ibiganiro, tuba tubashishikariza kugira ngo mumenye ko hari abagisenga bagifata ibyo bihe. Nawe igihe kirageze ngo ufate ibihe, nawe igihe kirageze ngo ujye wiyiriza, nawe igihe kirageze ngo ujye usengera n'ubugingo bwawe. Yego 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 yego, mumeze neza. Nari mvuze ngo dore ibihe biratwegereye. Ibihe bijyanye no gusenga birakwiye ko wagasenga, birakwiye ko wagahamagara Imana, birakwiye ko wayitakambira mu kubaho kwawe. Mu gihe ufashe urugendo, njya mbibwira abantu, ugasenga. Mu gihe ufashe urugendo ugahamagara Imana ukavuga ati Imana, mu bihe ndibwirwemo uyu munsi, ahantu ndi bugere uyu munsi, ungende imbere, unshoboze, unkomeze, ubane nanjye. Imana ikabana nawe bijyanye n'uko weho uyikunda, ikamanuka ikicara mu mutima wawe. Yesu aragushaka kugira ngo aze yicare mu mutima wawe. Yesu aragushaka kugira ngo akuyobore. Yesu aragushaka ngo ibyawe byose abiyobore, kuko niwe ukubeshejeho, niwe uguha imbaraga zo kubyuka. Uraryama ukabona biremeye, ukabyuka mu gitondo ukabona biremeye. Iryo ni ishimwe rikomeye. Turabakunda cyane. Nimugire amahoro ya Kristo. Twagiye tunyura mu buzima bugiye butandukanye, mu bihe bigiye bitandukanye, mu nzira zigiye zitandukanye, ariko Imana ikagendana natwe. Hari abantu bagiye bafata ingendo bakabona icyumweru kiratangiye kirarangiye, hari benshi bapfuye bahuye n'impanuka, ariko wewe ukabona biremeye, uratashye iwawe uri muzima. Ntiwagashimye Imana se? Wagashimye Imana iba yaragendanye nawe muri icyo cyumweru, wagashimye Imana iba yarabanye nawe. Buri abavandimwe, reka mbabwire, mufate amasengesho yo kwiriza 1, 2, 3, Imana izajya idukomeza. Ati ngo ntiwayashobora. Urayashobora. Icyambere ni ugusenga, ukizera, ukirengagiza. Buriya ntabwo wafata amasengesho y'iminsi 2-3 ngo ni uko ufite ibiryo. Ugomba no kuyafata ubifite, kugira ngo nuramuka ubibuze, Imana uzayibutse, uzayibwira ati cya gihe nari mfite ibiryo naragusenze, cya gihe nari mfite ibiryo ntabanye nawe. Imana ikakurengera mu kibazo runaka wenda wabuhuye nacyo, nk'icyo kurwaza nk'umuntu, nk'icyo kwicwa n'inzara, nk'icyo guhura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Iyo wibukije Imana urayibwira ati Imana nabanye nawe, nagendanye nawe, ndengera. Imana ikakurengera. Ubu rero tugiye gusoza ikiganiro, ariko twari tuzanye ikiganiro kivuga ngo gusenga birafasha, gusenga bituma umuntu abaho, gusenga bituma umuntu akira, gusenga bituma umuntu abona umugisha. Turashoje rero, ariko mbere yuko twasoze, umuntu yari arimo agenda muri uru rugendo rw'isi, arangije arazamuka umusozi. Nawe ari igihe ugenda, ariko wagera mu nzira zigiye zitandukanye, ni Imana iba yagendanye nawe, ni Imana iba yakurengeye. Ubu rero turashoje ikiganiro, ariko twabazaga duti se iyo uhagurutse urugendo ugiye urasenga? Tukongera tukabaza duti se uri gufata amasengesho y'iminsi 2, ntabwo uri kwirengagiza ukavuga ati sinayashobora? Wayashobora. Amasengesho wayakora. Icyambere ni ukwiyemeza, kuko Yesu nawe yariyemeje, aramena amaraso ye ku musaraba igorigota, arababara, arakubitwa cyane kugira ngo tube turiho. Nawe ayo masengesho wayakora. Yego, turabakunda. Reka dushimire Imana yabanye natwe muri iki kiganiro. Naho ibiganiro by'ubutaha, ariko mudukurikirane mubisangiza abandi, mudukurikirane mubyohereza abandi bantu, mudukurikirane. Tuzajya tugenda tuzana ibiganiro bigiye bitandukanye. Ubu twari tuzanye ikiganiro ngo ibihe biraje biratwegereye. Wibuke gusenga, ujye wiyiriza, Imana izajya yikwibukira aho ngaho. Turashoje, reka dusenge, dushime Imana yabanye natwe muri iki kiganiro.
Uwiteka Mana nkuru, Mana yacu, dushimye kuko waturenze muri iki kiganiro tukaba tuyobowe nawe aka kanya isaha. Mana reka uyu munsi umunsi w'icyumweru dushoboze uduha imbaraga, utwambika imbaraga, ari abarajya gusenga, nsengeye abadukurikirana ku rubuga Israel Yesu, nsengera abari kudukurikirana, nsengeye nanjye disengeye ubwanjye. Uwiteka uyu munsi tuyobogwe nawe, wari urimo twibutsa ibihe tugezemo. Mana muri ibi bihe dukomeze twambika imbaraga, ujye utuyobora uko bukeye uko bwije. Data ndasenze nsengeye abakurikirana urubuga Israel Yesu, abakennye ujye ubaha kumugisha, nanjye dore ndakennye ujye umpa kumugisha. Uwiteka we, nizeye ko byose uzajya urabikorera kwiyubahisha kwawe. Ngaho wirwane natwe uyu munsi wa none ndetse n'ibindi bihe bizaza. Abakwizera ujye ubaho amahoro n'umugisha no kuzakubona amaso ku maso umunsi uzaba ugarutse ku isi nk'uko wagiye udutunguye, n'ubundi uzagaruka udutunguye. Haleluya! ndafashijwe kubwo kwizera yuko uzagaruka. Ngaho ujye ubana natwe uko bukeye uko bwije. Amen.